Mugisha yemeye gutiza abana ibitabo by'ishuri byo gusoma ariko impungenge ziracyari zose. Hagati aho umukobwa Jana yavuye kwa muganga amahoro ariko hari ibyo asabwa kwitwararika. Nurunana. Ya papa. Ibi mbonye ni biki busho? Ubonye iki se Stefa? Uraze kare yakobo mwapimye kangana n'igipfunsi kuki mutawaguye koko? None se kuki wumva twari kuwagura? Kuko hari abantu batazi kuboneza mu mwobo. Ariko se ubundi ubu nindutiramenye ko kwituma nabi mu musarane ari naho bitani no kubikora ku gasozi. Ibyo biravugwa ariko ntibibuza abantu kubirengaho. Nuko rero uzabikora nazabitewe n'ingano y'umwobo. Se ko nsanze musa n'abakora imirimo ya nyuma hari icyo uri bumarire busho. Ariko Stefa rwose ubwo se igisubizo wowe ni wakibwira koko Stefa? Wadutanya akazi wigira mu kindi kiraka. None aho gukiye uraje ubwo se wowe. Ariko nyine finisage yo rwose nayibafasha da. Irore bamanipa bo barahari rwose bahagije. Bose uramakaniye burundu. Ndagwakaniye rwose. Kuko nawe urabibona imirimo iri hafi kurangira rwose inyubako tuzayiha ba nyirayo vuba. Nahandi se uwandangira karaka busho. Yewe aho handangiye rwose nanjye sinahanga Stefa. Ubu se nk'umuntu koko twatangiranye niba guhereza byibura urandeba. Ariko rwose mureba se ngureba iki Stefa? Ko bafundi twakoranye bose nabahemberaga imibyizi yabo bakoze. Iyo wakoze nawe ngabatara guhembeye. Ubwo naba ngureba koko ngureba miki. Icyakora wenda gacupa ko nakakugurira da. Urabizi ko kizaba cyose uzakirengera Budensi. Uti kimugi. Ibitabo ndabitanze. Ngiye birabara bijyanye. Ibisigaye uzabibazwe. Mbibazwa se kubera iki? Uko mbibahaye niko bagomba kubigarura bimeze. Hagira igitabo kaho gato mbikubaza. Nyumvira mwarimu Mugisha di. None Wimbaza se urumva ari nge uzatinyuka guca igitabo? Kuko ari wowe wagiye kunteranya n'ubuyobozi ngo nimye abanyeshuri bayi ibitabo. Ariko se mugi. Wowe urumva ibyo wakoraga ari byo koko? Gufungirana ibitabo mu kabata abana badafite ibyo basoma? Menya ko biriya bitabo kuva byaza nari mbibitse. Nkaba mbiguhaye ari bishyashya. Umva bizagaruka ari bishyashya. Njyewe nta kindi nshinzwe uretse kubwira abana gukoresha ibitabo neza bakirinda kubyangiza. Ibindi uvuga ngo nzabazwa ndumva ntazi ibyo ari byo. Ariko se mugi. Ndakumva. Wowe ntubonye uko abana bishimye babyakiriye? Batishima se nibabonye ibyo bari barabuze. Kuriya bishimye rero ni nako bagiye kubisoma bashishikaye bikabafasha mu myigire yabo. Njyewe icyo mpfa nukungarura ibitabo bimeze uko babijyanye. Ese ubundi kuki utanashaka kumva impamvu bamwe mu bana twigisha badatsinda ku kigero cyagenwe? Kuki udakeka ko no kutabona ibitabo bibafasha birimo? Ko nabibahaye se kandi urashaka iki? Windakarira rwose ngo nabwiye umuyobozi ko wimana ibitabo. Ahubwo emera ko gufatanya no koroherana mu kazi kacu bishobora kugira uruhare mu mitsindire y'abana twigisha. Nguki Pascal ni muganga. Muganga we kuje hano se kandi nuko nezere ko utankurikije ishinge hano mu rugo. Bibaye ngombwa narugutera da. Oya we amatako yabaye ubushye amaboko nuko Imana imbabare se nazongera guterwa urushinge. Ahubwo se ko mutakoze muga? Uyu munsi ndararizamu kuko niriwe mu rugo rero ndavuze ntereka nze ndebe ko mukobwa Jana yaramutse tunaganira. Yewe ngo waharyamye rero nakwibwirira uko ameze. Icyo nzi icyo nuko yarasinzire nk'ipine yashizemo umwuka. Erega mu bitaro umuntu ntasinzira agira ngo atoya gatotse abaganga bakabaraje yagira ngo arongeye hirya gato umuntu akagongera. Cyangwa utinya urushinge akabavugije induru. Mva niko yabaye muganga we. Aho twari dutuye rwose abaganga bose bari bamuzi kandi ntasibe kurwara. Runyagwa ruraryana ntawe arumenyera. Pascal ndakumva. Urabizi neza ko mukobwa Jana yarinze guterwa amaraso kubera ikibazo cy'amaraso make. Ya ndabizi muganga we. Mukobwa Jana karama uzi ko utwite ukaba ukeneye indyo yuzuye no kuruhuka bihagije. Ndabizi rwose muga. Uyu mubyeyi akeneye indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo. Pascal urabubyumva ugomba kunshakira inyama. Mukobwa Jana urumviza inyama nzazigura iki koko? Kumbona no kugira ngo tuve mu bitaro narinze kuguza amafaranga nkaba ngiye gukora nyishyura kandi kubizi.
ibikomoka ku matungo si inyama gusa kandi ntibigombera ubwinshi rwose. Ni ugushaka indagara mukajya muzivanga n'ibindi biribwa. Iryo gi ryaboneka mukarivanga n'imboga cyangwa mukaritogosa. Yego ye, mukobwa jana akarya amagi abana dufite bamureba rero. Nabo mwabaha Pasika. Sinkubwira ko mwariteka mukarivanga n'imboga se. Urumva mwese mutaba muririyeho? Nzagerageza rwose. Mukobwa jana akirinda ibisindisha. Nawe ukagabanya inzoga Pasika. Ari amafaranga munywera ugira ngo muyaguze iyo nkoko ntimwayorora igatera ayo magi mukeneye. Wumvise ko utagomba kongera kunywa inzoga mukobwa jana? Wabyumvise? Nuzireka nanjye nzazireka Pasika. Ikindi mwirinde malaria rwose. Muryame munzitiramo ibikoranye umuti buri joro kugira ngo rega wirinde kongera guterwa inshinge. Wezenyibutsa muganga we. Ko mudahanaramo amashyi kandi amaze kudusomera umwandiko neza. None se muri mwe ninde utishimiye ko yahawe igitabo cyo gusoma? Yawe. Ahubwo sinjye ubona dutashye ngo njye kwereka nyogokuru igitabo. Musomere inkuru nk'ebyiri. Nanjye ndasomera mama inkuru y'urukwavu. Ibyo bitabo rero ntabwo muri bubitahane. Kubera iki tica? Kandi ari ibyacu baduhaye. Kubera ko bigomba kubikwa ahantu twizeye umutekano wabyo kandi ni hano ku ishuri. Abaruga twayibika neza n'ukuri tukabirindira umutekano. Mu gihe bataratwemera kubitahana rero tuzajya tubikoreshereza hano ku ishuri. Amasaha yo gutaha nagera buri mwana nzanira igitabo yahawe. Sibyo? Yego. Ubwo bidashimishije. Nari nishimiye gutahana igitabo. Ko mujujura bite? Nta n'umwe wishimiye kudatahana igitabo tica. Murabyihanganira niyo mabwiriza kugira ngo twirinde ko ibitabo byangirika cyangwa bikandura. Hanyuma kugira ngo dukore imyitozo neza nzamura bushobozi yacu. Buri wese azazana ikaye nshyashya. Ikaye nshyashya tica? Yego Nara. Ikaye yo gukoreramo imyitozo. Njye mbaye mbikubwiye hakiri kare tica. Nako nyogokuru muzi ntazemera kungurira pe. Kugira ngo niwe wenyine. Nazatugurira andi makaye. Niko yatubwiye igihe mu gihe cy'igitangira. Nanjye sinzi ko iwacu bazabyemera. Yaba ababyeyi banjye bazayingurira nta kibazo. Nanjye nta kibazo mfite nimbibwira mama azayingurira. Kugeza ubu Wase na Sandrine nibo badafite ikibazo. Njye na Kingston tunabivuze nyogokuru yadukubita. Nta wundi mwana ufite ikibazo nk'icyanarame Kingston na Ndutiye ngo nzabafashe kumenyesha ababyeyi banyu impamvu iyo kaye ikenewe. Uzi ko utamenya ko hano ari hahandi dusanzwe tuba mukobwa ja? Buriya babwiye muganga ngo nasinzire nk'ipine yashize umwuka ndicecekera. Ariko isuku iraha yabimfashijemo. Ni isuku pe. Muzara mwana wanjye. Burya warakuze n'ukuri. Ntabwo yanjye wakoze isuku hano rero. Ninde muza? Torere. Ni mukecuru Rangwa dagusoma naramufashije. Rangwa niwe wakoze isuku muri iyi nzu? Niwe pe. Yaduhaga n'igikoma mu gitondo akaduha n'ibiryo nta kibazo twigeze tugira. Burya Rangwa ni umubyeyi mwiza n'ukuri. Pascal ntora agatege tuzamushimira. Maze banamaye n'imyenda yo kwambara. Uriya mubyeyi Imana imuha umugisha n'ukuri. Tekereza kurenga ku bibazo byose twari dufitanye akadusigaranira abana urugo rwacu akarwitaho nk'urwe koko. Isuku yakoze hano umenya nyiheruka nkiri umugeni. Nkonze ko utajya wirarira mukobwa ja. Umva ni mu minsi ya mbere rwose tukibana. Mwiriwe yemwe. Twakwikirije mujyanama we, mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Narayimenye ko mwavuye mu bitaro. Ariko nyine sinahita mbona akanya ko kubazanira umwana. Ko maratanyitayeho se ahubwo. Be mwana wa. Shizirunga umwana wanjye. Mba sibwa nyanze. Shiziru yizire kwa mama. Ndakurahiye da. Mba niko se Nosia uwo mwana wamuhaye iki ko atwanze. Yaratwihakaye. Ndebera n'ukuri. Umenya ko wacu nta mwana muto yuhaba. Bityo Wase na Sano bamwakuranaga. Ntiyigeze ajya hasi kuva yahagera. Umva. Kandi ubwo niko bamuhata ibiryo n'ibyo kunywa. Yego rata. Yego rata. Shizirungu wacu wanze mama. Mujyana.
ni impamo y'Imana ishobora byose, sinabona amagambo ahagije yo kugushimira. Imana yo mu ijuru yonyine izakuduhera umugisha pe. Murakoze. Uwo mutima mwiza Imana yaguhaye uzawuhorane mubyeyi mwiza. Nta kibazo. Mbe Muzara. Karame mama. Enda ngwino turebe ko uyu muhungu akwemera. Kizungu wacu. Ngwino nkweke. Sibwo yanze kukuvaho. Niko se Shizirungu umwana mwiza. Shizirungu wanjye ko udashaka kumvaho. Ntiwabonye papa se? Dore na mama. Ngaho basange ntahesha. Ntibavuze ko iwabirirwa mugaburira se, arabizi ko hano ntabyo yakwibonera. Ya yewe hano se wa muntu we ko ari ukwirirwa yicira isazi mu jisho. Aha. Ko yatwanze se wamwigumaniye Nosiya, cyangombwa nuko tuza ahari. Urumva ibyo usabye bishoboka mukobwa aja? Inshingano zo kwita ku mwana nazemeye kuko we n'umugabo wawe mutari muhari. Ubu rero mwavuye mu bitaro. Murumva nahamana inshingano zanyu se, hanyuma izanjye zikitabwaho nande? Aho rwose urakabije bushoboka. Yamaraso gukabye firi. Niko. Haruzagera hano rwose agire ngo Nyarurembo. Ni Nyarurembo Chef Filipo. Warakoze pe. Ahantu bacuruza inyama rwose utabona isazi nimwe. Yewe. Ni intego yanjye busho. Busheri yanjye rwose izahorana isuku. Nuko rwose. Firi. Ndakumva. Narinyuze hano rero ngo ngure abiwanje akaboga. Kuko rwose ntabwo bari bagaherutse. Ko zashize busho. Ngo iki? Irashoboka se? Kuko ari ugutangira nanze kurangura inyama nyinshi. Ndacyagerageza nkabagisha nk'agahene kamwe pe. Nta nizi nka zihari se? Urebye se ndatangira neza busho. Nuko banza kwiga neza aho ncururiza nkamenya ibyo abakiriya bakeneye, hato ntazarangura inka ikamperaho. Bose mbekeje ni firi. Asigaye umutwe wonyine. Umutwe? Ni umutwe se niba ari ikibazo. Umutwe wene rwose nzi kutunganya neza kamanza akawutekera abana bakabona agasupu. Urabaze neza. Uri muri konjerateri. Yego. Hanyuma se firi. Ndakumva. Uragurisha ngaho. Ni ibihumbi bi. Ngo biho. Reka. Ntibikabeho. Ni ukuri da? Niko. Ndakumva. Usikorera mu tubari. Bamucuma bawuhembo wabaze. Cyangwa bakawutangira amafaranga nka 500, bakabye 700 cyangwa 1000. Umva busho. Yego. Utampaye ibihumbi 4. Cyangwa nagabanya ukampa 3. Sinawuguha rwose. Eko se firi. Ndakumva. Ko batse Nyarurembo kugira ngo rwose uze korohereza abaturage kubona ibikomoka ku matungo nuko twegereza ako kaboga nyine ngo tukabone bitagoranye. None nkaba numva rwose uhenda ibyo bintu. Oya mushombe rwose ndahenda rwose ntago mpera. Kose Filipo gabanya nishyirira abana akaboga. Oya ntago nagabanya pe. Erega bura nani impamvu yo kuhenda. Buri umutwe rwose nani nyama ziberaho n'amagufa gusa. Wemenda rwose nshyire kankwanza atekera abana rwose agasupu rwose Filipo. Abavuga ko umutwe ntanyamugira ntago baba bawuzi busho. Ariko se batamumenya babuzwa niki. Ariko se firi. Ndakumva. Uravuga ngo umutwe ugira inyama kuko umutwe urawuzi. Ufatira urugero ku wawe. Ikore ku mpande zose rwose umbwira hari inyama. Kandi umuntu burya nagira amatama manini kurusha ihene.